ikaze abantu mwese murimo kutwumva aya masaha ku Cyizere TV. Imana ibaha umugisha kandi mwese mwiyumvemo ikaze. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho ijambo ry'Imana. Tugiye gutangira dusenga Imana, nitumara gusenga Imana turumva n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo buzima, nibyo biryo bidutunga bya buri munsi. Hajya habaho ibyo kurya by'umubiri, tukarya amafiriti, tukarya iki, ariko hari ijambo. Ijambo rya nyiri ijambo, ijambo ryahanuwe. Haleluya. Turi bwumvere ijambo ry'Imana. Mbere yo gusenga reka mbanze nakire uyu mwigisha wacu, umugabura w'uyu munsi, abanza basuhuze. Urakoze. Banje kugusuza mu izina rya Yesu. Amen. Umeze neza. Ndaho ndamahoro. Imana ishimwe. Nawe umeze neza? Nanjye meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi ni kuwa gatatu. Uyu munsi ni kuwa gatatu. Mu butatu butagatifu. Imana ishimwe. Mu butatu butagatifu. Yego. Ariko ndabona nawe umeze neza. Ndashima Imana rwose. Ndabibona rwose. Rega burya iyo umuntu yabyutse bikemera. Yego. Yego komana nyagasani. Niba ari ishimwe rirenze andi mashimwe. Rega burya igishoro cya mbere ni ubuzima. Ni ubuzima. Uso bugira ngo kuba turiho hari icyo turusha abandi? Ntacyo tubarusha. Nta na kimwe. Rero amazina ne yandi muramuzi, ni Mutuyimana Racheli, ni umugore. Ni umugore ushima Imana cyane rwose. Nanjye amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, ndi umugore ushima Imana. Haleluya. Ikigeretse ku kindi ndi umukristo. Haleluya. Amen. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Hanyuma rero muri iyi si abantu baba bafite ibibazo ni benshi, hari abagize ibyago, hari abari mu bitaro. Nihanganishije abantu bagize ibyago. Yego. Imana ibaha imbaraga, Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Amen. Shuti bavandimwe, muri iyi si ni inzira, urupfu niyo nzira. Muri iyi si turabashyitsi n'abimukira, nubwo bitugora kubyakira, ariko niyo nzira. Ariko nimukomere, Imana ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uri data wa twese mwiza, uri inshuti nziza. Haleluya. Uri uw'igikundiro, ubereye amashimwe. Ijambo ryawe niryo ryambwiye neza ngo mu bibi no mu byiza mujye mushima Imana. Mwami Yesu turagushimiye twebwe ko turi amahoro. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Turacyatambuka bikemera, turacyarangurura nyakubahwa Imana n'umwuka wacu waduhaye bigakunda. Nuhimbazwe, suko hari icyo twatanze, suko turi beza, suko turi intungane, ahubwo ni kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi udahwema kutugira uko bwije n'uko bukeye. Nushimwe rero Yesu. Aya masaha nyakubahwa rero nyiringabo Imana, nyemera mukunzi mwiza, mbanze nkwereka abantu babuza babo. Erega ntago biba byoroshye Yesu kubura umuntu, ni ibintu bitoroshye no kubyakira, ntago biba byoroshye. Ariko Uwiteka nyiringabo Imana, ni wowe utanga imbaraga, ni wowe womora inguma. Bakomeze Yesu mu izina rya Yesu, ubabe hafi mukunzi mwiza, kuko utababaye hafi nta wabishobora, nta mwana w'umuntu wabishobora. Ariko icyo nabanze kubona neza Yesu, niko iyo umuntu muhaye imbaraga arakomera rwose. Komeza abantu babuza babo mu izina rya Yesu Kristo. Ngahore nyakubahwa Imana, uha umugisha abantu bose barimo kutwumva ku Cyizere TV, bagiye kumva ijambo ry'Imana, ijambo rirema, ijambo rizura, ijambo rihumanura, ijambo rikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, ijambo rikura ku gisasiro. Imana ishimwe. Reka nyakubahwa Imana bahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo, kandi nugiye kurivuga nawe reka avuga avugishijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana zimuzenguruke, reka umucyo w'Imana umurasire mu izina
izina rya Yesu Kristo, muteretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu akirangurura Kristo, reka wivugire mu izina rya Yesu Kristo, kuko we ni umwana w'umuntu, inyama n'amaraso ntago yamenya ibidukwiriye, ariko kuko ari we bamenya Kristo, ari wowe uzi ibidukwiriye. Niyo mpamvu duhamagaye nyakubahwa Imana, imbaraga z'Imana kugira ngo zimuzenguruke. Ngo bana natwe rero nyakubahwa Imana uzuterane natwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi umugisha umuntu wese urimo kutwumva, umugisha kameramani wacu mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana aba yakoze umurimo ukomeye kugira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ubutumwa bugere ku muntu uwo ari we wese kandi bugaragara neza. Urakoze Mwami, rero turagushimiye, ngwino utangirane natwe kandi uze gusozana natwe, twusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Guhaye ikaze mutuye Imana Rachel kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana. Hajya mbere yuko babanza kutugezaho ijambo ry'Imana, hajya ngo barabanza bagire gute harya? babanze bakore subscribe, like na comment kugira ngo iyi nyigisho tugenda dushyiraho zijye zibagereraho igihe. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yacu nishimye. Amen. Ndumva nezerewe muri aka kanya. Ndumva mfite umunezero muri njye. Haleluya. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana buriya rero riranezeye cyane. Haleluya. Umutima utera imbaraga. Ni umutima utera imbaraga. Haleluya. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Yego. Ni igice cya mbere Yego. ku murongo wa 19 wonyine. Turasoma umurongo wa 19 wonyine. Nanjye nteze amatwi. Ni urwandiko rwa kabiri, ushobora kuwutana byo. Iyo ni yabaruwa. Mu Giswahili bavuga ngo ni ibaruwa. Tugiye iyo baruwa rero niyo mpamvu uvuze ni iyo baruwa Yesu yatwandikiye. Ariko zubwo urwandiko. Iyo baruwa uri iyo baruwa. Mu rundi rurimi ngo ni iretire. Uzi kera hakibaho telefoni zitaraza. Bohereza ku iposita. Iposita. Uri muravuga ibyo biposita ubwo busirimu bwari butangiye kuza. Kera bandikaga urupapuro bagashyira mu ibahasha. Ariyo bita ngo na envelope muri ibi bihe byo muri iki gihe. Ibahasha. Cyangwa bagafata urupapuro rw'intuza bakarukuzinga kwa kundi bagashyiramo urwandiko bakazarujyana rukazagera ryari amezi 3 ashize. Rero rwajyaga kugera ufite amatsiko yo kumva iyo baruwa. Iyo baruwa ubundi yanditse. Nanjye niyo mpamvu mvuze ngo nayihegereje iyo baruwa. Rero tugiye gusoma. Iyo baruwa niyo ntegereje. Urwandiko rwa kabiri. Yego. Rwanditswe na Petero. Ni igice cya mbere. Ni impama ya mo. Turisomera umurongo umwe gusa. Ni wa 19. Nanjye ko ndi hafi kubyumva ndategereje. Ufite amatsiko menshi cyane. Azi ubundi wayakwicisha. Oya ntukanyicisha amatsiko. Kwihorera ubundi nawe ukajya kubyishakira. Ntabwo agapfunikira harya. Ukajya kwishakira urwo rwandiko. Nyahaha nteza amatsiko. Ariko reka ngusomere. Oya we ntera amatsiko nyine. Reka ngusomere wumeko. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Ni wumva rirushaho gukomera. Haleluya. Ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Nimuryumvira. Irubyumva. Ikinyarwanda ni byiza. Nimuryitaho. Nimuryumvira. Yego. Iryo jambo. Urumva ngo nukuvuga ngo muzaba mukoze neza. Muzaba mugize neza nimuryitaho. Nimuryumvira. Bivuze ngo nutaryitaho uzaba ufite ikibazo gikomeye. Ukomeza. Ngaho da. Yabaruwa. Ngo kuko rimeze nk'itabaza. Haleluya. Rimurikira hacuza umwijima. Rigakesha ijoro. Wabyumvise? Rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu. Izabandurira mu mitima yanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Nizere ko amatsiko ashize. So washaka ahubwo ntiyanahita yigendera. Umwuka wera yarushaho gusobanura se? Yagusobanurira. Inyenyeri. Ariko reka turivugeho gato. Inyenyeri. Reka turiganireho. Kunganirane. Ngwiri jambo ngo rirusha yandi gukomera. Birarusha. Bivuze ngo amagambo yose wumvise mu matwi yawe
iri ni ryo rya mbere. haba ijambo umubyeyi yakubwiye, haba iry'umugabo yakubwiye bwa mbere akubwira ati ndagukunda, ngo I love you, ngo I love you, ngo je t'aime. harya mu giswahili bavuga ngo nakupenda sana. aha, erega twasoma by the way. nyumvira. ariko iri jambo riranejeje. Ni mama ariko ayo magambo yose no mu ndimi zindi tutavuze, tutanazi, tutazi kuvuga, ntiwambwira igishinwa ngo njye kukivuga, ntacyo nzi. uri umushinwa se? reka uri umunyarwanda? yewe nta na bonjour nzi yo mu gishinwa. iyo ni bonjour yo mu gifaransa, ariko mu gishinwa ugiye kuvuga mwaramutse, reka da ntabyo namenya. ubwo wavuga ni ha. ariko noneho rero twikomereze. nako kari agaciye. iryo jambo ryahanuwe. iryo jambo harya ngo ryahanuwe, ubundi byahanuwe harya biba bimeze gute? nteze amatwi ngo ubimbwire neza, uhisobanurire ibyo bintu byahanuwe. ijambo ryahanuwe ni ijambo rituruka ku Mana. haleluya. tuzi ko hari abantu Imana itoranya. kera mu isezerano rya kera babitaga bamenye, ariko iki gihe tuvuga abahanuzi. ese buryo babamenya bakirya gihe nibo bahanuzi b'ubu. nako ndakamenya ubu ngubu, ariko kera ho bavugaga babamenye. uribuka Samweli buriya ngo yari bamenye. burya se yari bamenye. uzi ko burya ubwenge burahurwa ko Imana imutuma kujya kwimika Dawidi. uzi ko yari aryamye, ijwi ry'Imana rikamusanga, rimumanukira ngo najye kwimika Dawidi. kandi Dawidi uwo ntabwo yari amuzi. nawe unyumvire, erega iby'Imana biratangaje. reka nkubwire, iby'Imana biratangaje pe. iby'Imana kuko we yanagezeyo. agezeyo we ngo yarebye nk'uko abantu bareba, we yirebeye uburanga, areba igihagararo. ariko Imana iravuga ngo ntabwo ari ubu. yaravuze ngo uwa mbere yaramutoranyije ati reka ikirere cye nakigaye, njye sindeba nk'uko abantu bareba, kuko njye ndeba mu mutima. ariko ni nacyo nkundira n'Imana burya rero iri jambo turi kuvuga ni ijambo ryahanuwe. upfa kuba ubitse ijambo ryaturutse ku Mana, ubizi neza ko ari Imana yarivuze, atari umuntu warivuze. ibyo wasezeranye, ibyo wasezeranijwe. ariko Mana uzi ko ushobora kurwara uburwayi bukomeye, ariko wicaye kwibanga ukaburwara, ukagenda ukivuza bikananirana, ariko Imana igatuma bamenya, akaza yarangiza akavuga ati mwana wanjye, ndagukijije, kuko hari icyo navuganye nawe. haleluya. ubwo ntibivuganye nawe cyane, ariko si ijambo rihanuwe. ni impamo ya Mungu, ni ijambo ngo nta kwicara ku mutogoto w'inkono, ngo ahubwo twicara ku ijambo rya nyiri ijambo. Imana ishimwe. haleluya. Imana ishimwe. abandi baravuga ati upfa kuba wibitseho nza y'Imana. Imana ishimwe. nza y'Imana rero ugahura n'ubukene we, ariko uri kuri nza, ubukene bukakwica, ariko uri kuri nza y'Imana. urugo rukakuzengereza, ariko uri kuri nza y'Imana. nyamara nzakubakira, nzakugirira neza, ukajya ubona uhura n'ibihabanye n'iby'Imana ikubwira. ariko upfa kuba ubitse ijambo ryahanuwe, iryo jambo riruta ayandi yose gukomera. Imana ishimwe. haleluya. Imana yacu ihimbazwe. muzamugize neza nimuryumvira, muzamugize neza nimuryitaho. Imana ishimwe. umuntu wese ubitse nza y'Imana areke kwiheba, ahubwo agire kwizera, ureke kuva mu byizerwa. haleluya. kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? ngo abava mu masezerano nta mpamvu, abo nibo izashyeshyenga. Imana ishimwe. Imana iturinde kuva mu masezerano. haleluya. twari tuje kubabwira ngo mukomere ku ijambo mwavuganye n'Imana, kuko niryo riruta ayandi yose uri kugenda wumva. umuntu yahinduka akihinduka nibyo yakubwiye, ariko Imana ntabwo ijya ihinduka. n'iryo jambo rero twari tubazaniye. Imana yacu nikomeze ibaha imbaraga.
mana turagushimye nuhabwe icyubahiro kubwira ijambo uduhe imbaraga kugira ngo dukomeze tugume mu masezerano tureke kuyavamo. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe. Uwiteka we turaguhamagaye muri aka kanya kugira ngo utugirire neza, kandi nukuri Uwiteka we ukomeze ubane natwe aho tunyura hose, aho tugenda, mu byo dukora byose urebe ibyifuzo dufite, ibyanze gukoreka byose Uwiteka we wowe urabishoboye, uze ubikore nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana itwumvise, ngo komeza ubane na buri wese watwumvise, kandi mwana umwiteho cyane. Urakoze kubyumvise rero, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu. Amen.